ati sinzaguha rimwe ahubwo nzaguhata duhore dusangira ibyiza twibere mu buzima bwo guhana. Umwana ati n'ubwo nanjye nabo ibyo n'ubuzima bimeze nk'amashyi n'ibiki naringize nk'abantu bafite icyari bagatiza umuganza hanyuma ati sinzaguha rimwe ahubwo tuzaba mu buzima bwo guhana. Ati ibyiza bigukwiriye sinzabikwima n'umunsi n'umwe. Ati ahubwo nzamenya ibineza umutima wawe hanyuma mbiguture bitagabanije. Ati kandi nzabyungikanya ubudatuza. Ati umutima wawe uzarushaho guhora unezero. Umwana ati nanjye nuko nabyumvise. Ati rya jambo wambwiye ryangeze mu ndiba y'umutima. Ati rigeze no rurasirana koko. Ati nanjye kwifata biranga. Ati nanjye numva muwe neza. Ati ndangije ndakubwira ngo ibyiza umpaye nanjye nzabiguha ibihe bidashira. Ati turi mu buzima bwo guhana nyine n'impangu duhane akaramata hanyuma nyine sinaba bafite amashyira bafite ishyari ngo dufatikanye. Ati ibyiza tuzabisanga ibihe bidashira hanyuma nsaba abahereza babakire. Ati kandi kubona mama yongeye guseka. Yajyaga ku rusengero era wenyine akabona abandi bari kumwe n'abatware babo, ariko abana bazaza ajya kubwiriza ari kumwe n'umutware. Ishimwe ni iry'Imana. Ndashimira kandi Imana natwe twidoherejeje amarira akazava bishyashya. Ishimwe ni iry'Imana. Ari mbashyikirije impano igikoresho cyo gutwikira ubukwe. Akazungukira heza Mu mafaranga bamuhaye. Si Pastor Mutesi na Fred na barakennye. bamuhaye mbere cyangwa bazamuha Bamuha avance wenda. Ariko ubutwitegereje barabona turi abana baza batareba ibintu ngo babitegereze. Tugizanye ukuri. Niwe muntu ufite ubwenge watinyuka kuza imbere ya kamera ngo bantwariye indaya ku mafaranga se. Reka nguhe urugero. Uze gucunga urebe ikiganiro azakora nyuma. Nta marira. Azaza avuga ko umutima washengutse. Azarira. Reka ibyo muba mwamuvuzeho bituma munarira. Ariko nanjye narira ariko niwe ubyiteguriye. Mutesi numa. None se ugira ngo ire yasaga yiwe na Pastor Claude yagiye kugera mu dore ukuntu bitangira. Bakavuga ati tuvuge nawe vuga kubera iki harimo uri kubyungukiramo bakagabana inyungu. Uyu mwanya ni inshuti ya Pastor Mutesi nka Pastor Claude. Ndumva ari ibintu bishyashya numvise. Oya ni inshuti. Katabonetse mu murenge se. Iki? Katabonetsemo. Gusa ninde wundi ufite video asezerana? Warayibonye se? Irahari Pastor Claude arayifite. Rero ibi bintu byose nagakino wabaje gukina n'ubwonko bw'abantu. Usiko mbonye ifoto ya nyayo. None so mu akaboko. None so kandi hanze nta yasohotse. Iri hehe? Nta yasohotse. Ayasohotse saye muri shoot. N'amaso yanjye ndayibonye. None iri kwandi vuye kwande. Pastor Claude afite na video. Mana to bahanuzi mwe. Ferdinand avuye muri gereza. Avuye Canada. Sorry. Canada numvise. Ferdinand avuye muri Canada mu mujyi wa Madrid. Aryibaho. Madrid ni Espagne. Reka tubihere. Tutwerere Canada. Tube tutwerere Canada uyu mwanya. Avuye mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Madrid. Yahuye na Sandrine ari umunyamasengesho yifitiye n'akarestora. Arangije ajya kumusengera umugore asunikira mu cyumba. Nk'umuntu wari wiviriye Canada mu mujyi wa Madrid aravuga ati ntago uzawunkuye. Amwoza ibirenge amuha kubirya ararya arihagira kuko yaramenyereye y'inkoko gusa yamuhaye ibiryo nyarwanda. Kandi nyirabwo akunda kuvugwa
ni rutwitsi pe. Pastor Mutesi ntacyo mpfa nawe ndamwubaha, ariko ni rutwitsi arategura. ariko buri kintu cyose ukoze ugomba kugitegura kugira ngo kigende neza. Pastor Mutesi uyu ni umugabo wa kane. Ferdinand kane 1 2 3 4. Babiri barabanye baradivorsa, ni umudivorce kabiri. Gatatu yaripfiriye Rusagara. Kane n'uyu Ferdinand nawe basezeranye. None buretse gato tubareho duhera nibo babyizaniye mvire hano. nishimiye kubona mama yongeye guseka. Yajyaga ku rusengero yicara wenyine akabona abandi bari kumwe n'abatware babo, ariko abana bazaza ajya kubwiriza nari kumwe n'umutware. Ishimwe ni iry'Imana, ndashimira kandi Imana natwe twidoherejeje amarira agakava bishyashya. Ishimwe ni iry'Imana, nari mbashyikirije impano n'amafaranga. Imana ishimwe cyane. Uyu uwo ni inde se kandi? ni umwana we mukuru. Bari mu bukwe bwiwe bwa kabiri. Ntabwo numvise neza cyangwa reka nikuruguture, ntabwo ndi kukumva. Bwa kabiri nta ikize. Aba ni abana b'umugabo wa mbere, umugabo wa Pastor Mutesi. Bari mu bukwe bwa kabiri bwa Pastor Mutesi, muri divorce iherutse mbere ya Rusagara. Mu bukwe ninde wari wakoze ubukwe? Pastor Mutesi. Sifite video turayishyiramo. Ubukwe? Mariage bari muri reception yambaye ivara. Yego. Umwana agira ati ndishimye kuko mama yajyaga ajya kubwiriza afite agahinda, abandi bari kumwe n'abatware. None nawe agiye kuzagenda ari kumwe n'umutware. Imana ishimwe, Imana ihojeje amarira mama. Kuri iyi nshuro baravuga ngo iki? Afite ibyo bari buvuge, si kiba birakureba wowe. Ariko tureke kuvuga ngo biratureba. Uyu si umushumba. Ni umushumba. None ibi ni ibiki? mbese umushumba ni utaragenewe kwishima. Divorce kangahe? Ejo hari umushumba twari turi kuganira. Aravuga ati umupastori uri umushyingire turata tumuca muri reforme. Ndibaza se yakoze iki? Azira urukundo. Ubwo ni nkuko bavuga ngo umurenge uri bumusezeranye, ntacyo bitwaye. So reka mvuga rino jambo tujya tureka kurenzaho. Ntago twakwishimira ko Pastor Mutesi twamubona yasambanye. Ntago ibyo byadushimisha. Ariko nanone Pastor Mutesi ndamunenga ikintu, nimba banza kubaza Imana ntago mbizi. Kuko la majorite usanga wisanga umugabo Pastor Mutesi bagiye kubana ari umugabo w'abandi bagore. Asanga abo bagore bari kubeshya. Ako twagiye tureka koko. Bari kubeshya gute? Katwigarukire kuri Sandra. Yego. Sandra ndabyemera ko aziranye na Ferdinand. Nawe urabihamya se? Ndabihamya, ndabyizera. Kuko hari abamuzi babivuze. Ariko Sandra ntago yari kugeze ku rwego rwo kuba yabana na Ferdinand. Ni kwa kundi indaye ebyiri zihura. Zikagira ibyo zemeranya nangahe tikutiku toka. Urumva? Niko Ferdinand yarabanye nande na Sandra. Ahubwo amakuru ari kuvugwa ko nabihamya dufite, ariko ari kuvugwa ko Pastor Mutesi yateretanye na Ferdinand muri cyage yajyaga hehe ya parking agiye kwivuza.
muri Kenya se wateye intebe ngo wumve amakuru naho byahereye naho batangiriye ese ubundi Ferdinand yabaga he yabanaga na Sandrine mu Rwanda se Nskaro avuye muri Amerika yari afunze Ferdinand yarafunzwe abeshya Mutesi ko avuye Canada ngo iki kanemerere ninya ntago avuye Canada se abahe Canada nawe ntukabeshye Canada se ni muri gereza ni Madrid ariko se noneho ateretanye na Pastor Mutesi ako kantu ka Mushumba niko kanyisha ati noneho ataratanye na Pastor Mutesi agwamo fresh ese ubwo bamenyaniye nimero zawe ziba henshi nimero Pastor Mutesi ashaka kuyibura ugacata se wenda n'ukuntu bari basanzwe baziranyemo gake kuko mugabo ngo ni umukire afite amafaranga ngo ni umukire afite amazu afite ama etage ngo ni umukire pe umukire abakire bo bahe ariko iby'ubutunzi bwiwe aho buri naho nzahababwira nahamenye Pastor Mutesi nadacunga neza arashya ni ukuri kose abanza checking ibyangombwa ko byanditse kuri Ferdinand ese ashaka imitungo ko ashaka umugabo imitungo yewe nta yako twagiye tureka igiye twikomereza twakomeje hari ikiganiro yagiranye n'umuntu umwe ndamwumva ngo barava ngo ni umukene n'ibiza afite sha warakiyumviye nayo matwi yawe n'amatwi yanjye apana umugabo arambwiye avugana n'umuntu umwe wari uri kumwihohoraho ati mbabarire ngo nari mbivuze mbabarire ngata mu matwi tuzibiza afite niyo ari kubaka nuko kanibarira inkuru bakoze baramenyanye Ferdinand abana n'uyu Sandrine Ferdinand agiye kujya kwa Pastor Mutesi hari ibintu ngo basa nkaho baganiriye babiziranyeho na Sandrine ako Mutesi urumva ntabwo abirimo ntabwo tubizi ko abirimo gusa habaye ikiganiro cyo kimenya habaye ikiganiro none hari gutwika uriya mugore beretse se niyo Pastor Mutesi yateretanaga na Ferdinand abaga aryamanye na Sandrine yego script original Pastor Mutesi arusha keya Sandrine dore ko Sandrine bivuga ko nta n'icyo yari yifitiye ariko Ferdinand areba site Mutesi afite aravuga ati hano ho nahagwa yego dore agakino ukuntu nkabona nanjye niko nkabona kandi nkunda kwivugira ibintu mukantera amabuye ejo mukabona niko bigenze naraje ndababwira ni papa bitangaza ni Puranka barazimye bagira ngo bigarukire mu mwandiko muravango nta Puranka iba mu yageze mu buyobozi ahubwo ubuyobozi bucunge buri gushyirwa mu bintu batazi abantu bateguye ako ni gute ujya ku kagari wacanye na kamera none oya bari bagiye kwiyunga babivuganye abo ni ibyabo ariko icyo mvuzeho ni iki muza kubona kuri Pastor Mutesi sindi umuhanuzi ako bukwe burataha buraba wenda oya buzaba ntago mbizi nuko bibara bibaye agize atya asohoye save the date asanga twibereye muri M23 duhari ntacyavuze twibereye igoma abandi bari Rubavu abandi bari kunama ati muhumure abandi ati ni amahoro ati pot ibintu birakaze abandi bati dore ubu ngubu nibwo kingwaho dore abandi aturirimba mu uhe mutwe abantu bari busy undi nawe ati dore aho nikinze ariko ntimugire irungu ndahari asanga nibyo abantu bari twibereyemo
nanjye Bobone nibereye Rubavu ndi kwibyinira n'abaturage ati azabatsinda inyuma y'ibitero byari bihabereye asanga nibereye Rubavu ndi kwiganira n'umugabo inzu yaguyeho gisasu cyaguyeho babona ntitwivuze ndabyibuka igisohoka nagakozeho gatoya ngena nibishaka Theogene tuba turimba ndimanukiye nigiriye Rubavu sinongeye yego abona ibintu birakaza aravuga ati bwa bukwe rero nta kintu mbonamo kuko amana barimo bije yego hano barimo umushinga wa business mo gake abona nta kiri buvemo ariteretse araje aravuze arabisobanuye n'ibiki byose abona nta commentaire turiturije turimo turirebera M23 ngo turi muri press conference ya M23 ihimeza ko ikomeje Kinshasa twibereye Igoma abona wapi kwa gatanu agize atyagiye mu murenge birasohotse abona turicecekeye yego twibereye muri M23 aricara ati ibi ntabyo byankomeranye Sandrine ngiye uko mbibona uri umugore muzima ufite ubwenge nambaye koko abikora ku giti cye atari nk'ibyo ngiye kuvuga Sandrine yaba ari umugore w'ikigoryi seriously kubera iyihe mpamvu ni gute wowe ubwe waba uri umuntu muzima utekereza wakwizira kuri kamera uzi ko ufite abana ati ngewe n'umugabo yanarindaya ye akabyivugira nari ari proud yabyo aseka byina atari ko mu nkamere we mwabonye ukunda umugore gishongoresha turamutesa ndusha iki uri umuntu uzi ubwenge ubu none witwa ngo ni za makozi z'Imana akaza kuri kamera akiyemera ko yarindaya kandi ayoboye umurimo uwo ninde ubuze ubwenge muri ubwo buryo ahubwo ikigaragara cyo Sandrine ni umukozi ni igikoresho cyo gutwikira ubukwe akazungukira heza mu mafaranga bamuhaye si Pastor Mutesi na Fred na barakennye bamuhaye mbere cyangwa bazamuha bamuha avance wenda ariko ubu twitegereje barabona turi abana baza batareba ibintu ngo babitegereze tugizanye ukuri niwe muntu ufite ubwenge watinyuka kuza imbere ya kamera ngo bantwariye indaya kandi uri umukozi w'Imana nawe ugabura ibyayo uzi ko ufite icyumba ngo gikomeye dore ngo ni umuhanuzi wawe wa best wawe wa Jackise none se ntago ikiganiro cyasohotse si cyagise ntago mwakibonye se ku rugendo na inside hose ko bikaze abavuga ati buryo hanuraga waraye muri jigijigi y'ubusambanyi ati atari kareko ni munera amabuye yari confident twotera amabuye none so atari ugusebya umurimo w'Imana kuki mushaka ko tuvuga ibyiza gusa kuki mushaka ko dushyigikira ibibi kuki mushaka ko twicara ngo tubabwire ngo dukome mu mashyi ntitwanze ko Pastor Mutesi akora ubu kuko sinjye uzamurongora ariko nanone bajye bareka gukora ibintu mu manyanga rero bavuga ati rero bimeze bityo abanyarwandakazi mu nyihere ku mafaranga se reka nguhe urugero uze gucunga urebe ikiganiro azakora nyuma nta marira azaza avuga ko umutima washengutse azarira reka ibyo muba mwamuvuzeho bituma munarira ariko nanjye narira ariko niwe ubyiteguriye Mutesi none se ugira ngo iri yasaga yiwe na Pastor Claude yagiye kugera mu dore ukuntu bitangira urabona abana ukuntu batangira bakisunikana bashotorana ngo bari kumvana imitsi bikavamo imirwano umwarize niko Pastor Mutesi na Pastor Claude bameze ubwo ninde warize muri ni mu Pastor Mutesi ariko ari amarira afite icyo ashingiyeho babiziranyeho babipanga.
bakavuga ati tuvuge nawe vuga nawe vuga nawe vuga nawe vuga, kubera iki? Harimo uri kubyungukiramo bakagabana inyungu. Uyu mwanya ni inshuti ya Pastor Mutesi nka Pastor Claude. Ndumva ari ibintu bishyashya numvise. Ni inshuti katabonetse mu murenge. Iki? Katabonetsemo. Ninde wundi ufite video asezerana? Arayibonye se? Irahari, Pastor Claude arayifite. Ninde wundi? Ibaze. Mbonye ifoto we. Mbonye ifoto. Na Gerard arimo. Gerard we turamugaruka ku mwandiko nyuma. Gerard ari mu karengane. Nta nubwo azibipfa n'ibiki. Ntago azipfa n'ibikira. Gerard ameze nka wa mugabo wahawe ya nyama. Ngo yambugana umusozi se. Bajya kuyanga ajye yisinzirira. Hari umuntu uhabwa inyama n'umutsima yaba ari hanze yakagira amahane yagera mu rugo agasinzira. Agacisha amagi. Rero ibi bintu byose ni agakino baba baje gukina n'ubwonko bw'abantu. Usiko mbonye ifoto ya nyayo. None so mu yakaboko. None so kandi hanze nta yasohotse. Iri hehe? Nta yasohotse. Ayasohotse saye muri shoot. N'amaso yanjye ndayibonye. None iri kwandi ivuye kwande? Pastor Claude afite na video. Ariko nasi yagaragayeyo. Rega neza se yabura kujya gushyigikira bari mu rugendo rumwe. Twikomereza se atuye tumuretse. Nta mubyeyi sinyishaka kumuvugaho. Ko ntago aratwiha. Oya nta byari ibyo gusa nta bindi. Rero ibi bintu nagakino ni umupangu bari gupa. None se nitubuvuze? Ubwo turabuvuze. Bwari butangiye kumera yuko none ariko aje neza. Pastor Mutesi ni umuhanga. Aje neza bicishije. Acunze mu veni turuza ati tubaye dutanze agahenge. Wahita shiramo. Yaje neza. Banyarwanda ba pastor mwaretse gukina koko. Oya ndagaruka kuri Sandrine wivuga ati ndindaya kandi ari umuvuga butumwa. Ati ni nkuru nayimenye. Ndi ku gatuti ndi kubwiriza nsanga abantu mpamagaye bambuze. Ubu tubwizanyije ukuri ko mujya muvuga ngo turasesereza ngo twinjira mu buzima bw'abandi. Ubuzima bw'uyu mugore Sandrine abana be. Iyo ngeza man reka nkubwire Abakristo we yarari kubwira. Tureke abakristo tubareke. Abo ngabo barakuze ni ibyabo kazi yako. Ariko reka turebe jere mu bintu nubaha umuryango. Man nzigikomere cyo gukura mu muryango utabona uko bikwiriye. Ni gute uyu mwana wa Sandrine agiye kuzajya ahubwo rero ibi bintu leta igibijyamo barengera murenganzira bw'abana. Ni gute umwana agiye kuzajya ajya ku ishuri ati dore umwana wa yandaya yindi yishakanye. Uwo mwana azabaho atuje. Ari ikibazo gikomeye. None se urumva abantu bashukishwa udufaranga twica n'ikize bakaza gusenya umuryango nyarwanda. Sandrine ni okay. Ngiye mu busesenguzi bwanjye. Pastor Mutesi numve ko mbihamye. Uko mbibona ariko bite umwana murizi nta kurwa urutoza. Nimba tuzi kuri mupanze. Kandi umupangu wawe ukagerayo. Ntabona ko Sandrine yoherejwe. Niko mbibona. Nta mwana bafitanye ariko. Ntawe ariko ubwo se ejo ndera twibwiraga atari ko se ngo yaba yaransigiye. Asa mu myaka 2 ntiyabyaye. Harabyaragiye ahubwo Fredina yitonda azakoresha DNA. Mu myaka 2 se yaratara agasamye arasama ari uko agiye. Nese ubwo urumva umuntu ngo yahuye na Fredina Terero. Shaje Sandrine mana to bahanuzi mwe. Fredina avuye muri gereza avuye Canada. Sorry.
Canada numvise. Feredina avuye muri Canada mu mujyi wa Madrid aryibaho. Madrid ni Espagne. Reka tubihere Tutwererekana tube tutwerekana uyu mwanya avuye mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Madrid yahuye na Sandrine ari umunyamasengesho yifitiye n'akaresitora. Arangije ajya kumusengera umugore asunikira mu cyumba. Nk'umuntu wari wiviriye Canada mu mujyi wa Madrid aravuga ati ntago uzawunkuye. Amwoza ibirenge amuha ku biryo ararya arihagira kuko yaramenyereye y'inkoko gusa yamuhaye ibiryo nyarwanda. Arangije yumvishije aguwe neza arakuyakuya araryamisha aranurirwa ati sinyavuye ati ariko rero none nubizi itaje ndayiguhaye. Ashaka kujya kumwubakira ku mugore mukuru mu Kiyovu. Uyu Sandrine arabyanga. Uburyo bamenyanyemo Feredina yaragiye mu rwego rwo gusengerwa. Asunikirwa mu gusengerwa. Yarasengesha. Bahita bajya muri Oh My God. Ubundi radiyo basa undi proof. Barasenga. Mwema barujujwe ntabyo nzi. Wahawe itaje ninde rero? Wahawe itaje? Yarasezeranyijwe ntibyasohozwa. Ahubwo yamuzaniye amavaze. Amavaze yajyamo indabo. Kugira ngo resitora ise neza. Anamugira inama ngo bakore akabari ngo bahinduremo akabari. Bakoze nyine byaje guhindukamo akabari. Yarumviwe cyane. None ni gute umuntu mwabanye muri ubwo buzima atagukorera? Ngewe ndavuga ko Sandrine ari igikoresho cy'ebura bukwe kandi ikimenyetso nguhaye azagaruka gusaba imbabazi. None se ubu tuvuge twigarukire kuri Gerard twisoreze. Nagiye numva ngo Gerard we yabaye ikiraro kijya he kivana umwe mu mwobo. Okay, kabivuye gutera wari wakurura umuntu mu mwobo akabari usigara amaze mukabisikana cyane cyane uri hejuru yafite ibiro byinshi kurusha uri hasi. Umwe akizamura umwe ukazamura uzamuye ujya havuye. Nyinde hejuru y'umwobo mungwaye akaboko ndakuzamuye nkigera hejuru njyaho nari magaze biranze ndakomeje ngiye aho uvuye. Niko Gerard ameze. Biravugwa ko iriya ngofero n'iriya nkoni n'ariya mata atari gusa. Bantu reka mbabwire, bantu twitwikira Imana tukabeshya abantu. Urumva? Bantu tujya kubeshya abantu gusikama abantu twitwikiriye Imana. Amerika itubere urugero. Njye nifitiye amatsiko abana mu bukwe ijambo bazavuga. Bato no mama y'ubwo ubaye wakangahe turumva tunezerewe. Ako ntago yakwirerera abana akituriza. Divorce kangahe Imana. Ese reka tujye tureba none mu ndi ruhande. Ko muvangwe nago twinjiriye twanasesereje reka twiganire Jerry. Umuntu wa mbere arananiranye. N'uwa kabiri. Ese ufite cyizere cye kwa gatatu batazamera nka wawundi. Ese urumva atari igikomere cy'abana bari guterwa. Rega nago ndebera ngiye umwanya nago ndempfukasinze kuri Pastor Mutesi nanuza. Aba bana tujya gukora ibintu tutarebye kure.